Muraho mwese bene data nshuti bavandimwe duhuriye kuri iyi channel. Mbifurije igitondo cyiza n'ibihe byiza n'uburyo tugiye gufatanyiriza hamwe muri iki cyigisho cy'icyumweru cyo gusenga gifite insanganyamatsiko ivuga ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Uwo tugiye gufatanya rero kwigana iki cyigisho ariwe ngewe nitwa Uwitonze Ildefonsi, nkaba sengera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Mbere y'uko dutangira iki cyigisho reka tubanze dupfukame dusenge. Data twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi bihorana natwe ibihe byose, ukaba waraturinze muri uyu mwaka wose, tukaba tubashije kurangiza amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduteguriye ibyigisho twiga dusoza uyu mwaka, bidusaba kwisuzuma no kwigenzura, tugasobanukirwa n'imbabazi zawe. Turagusaba ngo iki cyigisho tugiye kwiga ugiye kugikurikirana, ugiye kumva icyo tubwira, kandi abantu bose bazabasha kucyumva, twese hamwe kizatwubakira ubugingo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mu by'ukuri rero, nubwo ari ibintu mutari mumenyereye, twebwe iri torero ryacu buri mwaka tugira iki cyigisho gisoza umwaka, akaba ariyo mpamvu kuri uyu munsi, kuri iyi tariki 11 z'ukwezi kwa 12, kuri uyu wa kane, akaba ariyo mpamvu tugiye gufatanya kwigana iki cyigisho cy'uyu munsi. Isomo rero ry'insanganyamatsiko tugomba kuzirikana, tukaba turisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19 n'uwa 20, hatubwira ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone kwiza ituruka ku mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira, kugeza aho ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Icyigisho rero tugiye kwiga ni icyigisho kivuga guhanagurwa kw'ibyaha. Turabona neza ibyaha aho bigomba guhanagurwa hariho. Ese byahageze bite? Iyo dukurikiye uko ijambo ry'Imana ritwereka, tubona hano mu magambo yo muri Yesaya ibice 34 umurongo wa 25, haravuga ngo ubwanjye ni njye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Aha herekana umurimo ukorerwa mu buturo bwera, kubera ko ibyaha bigomba guhanagurwa mu buturo bwera. Ariko ikibazo ni ukwibaza ngo ese mu buturo bwera bwo mu ijuru bigomba guhanagurwa byahageze bite? Ko umuntu akora ibyaha ari hano ku isi, ibyaha byagezeho bite? Nibyo turi buze kubona muri iki cyigisho cyose. Turagisoza tumenye uko icyaha cyatangiye, uko cyageze mu muntu, uko umuntu akora, uko icyaha kimuvaho kikazamuka kikagera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Abantu bose bihannye ibyaha byabo by'ukuri, kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Yesu ari we gitambo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi, maze zandikwa imbere y'amazina yabo mu buturo bwo mu ijuru. Hano tugeze aha ku ngingo ivuga ngo ukutumvira ndetse n'ikizinga cy'icyaha. Hano haratwereka neza ko Adamu ubundi akimara kuremwa, we na Eva bari muri Edeni, bari imbonera, bari batunganye, bari abakiranutsi, nta cyaha bakoraga. Igihe kigeze umwanzi araza arabashuka, bica itegeko ry'Imana. Bamaze kwica itegeko ry'Imana, ubwo icyaha cyahise kibinjiramo, baba bahindutse abanyacyaha. Mu mwanya w'ubuzima bwiza n'imigisha bagombaga guhabwa cyangwa se bari barimo, noneho icyakurikiyeho ni uko bahindutse abantu banduye, bahinduka bararwara, bahura n'ubukene. Ibyo ngibyo biba intandaro, biba uruhererekane kugeza no mu gihe cyacu ubu ngubu. None icyo Satani yahise akora rero ngiki, ni uko yahise ahanagura ishusho y'Imana mu muntu. We ubwe atangira guharanira kugira ngo ishusho ye ariyo acengeza mu muntu, umuntu asigara aho ngo asa n'Imana, ahubwo umuntu asigara asa na Satani. Uwo niwo mugambi Satani yahise afata. Ariko noneho Imana nayo kubera urukundo ikunda umuntu, ntabwo umuntu yamurekeye aho, ahubwo nayo mu nama y'agakiza yahise itegura uko uwo muntu, iyo shusho ya Satani yaje mu muntu,
uko yakurwamo umuntu akazongera kugira ishusho y'Imana mu gihe kizaza, ariko tugiye kureba inzira Imana yateguye yabinyujijemo, nibyo tugiye gukurikirana mu ngingo ziragenda zikurikiraho. Hepfo tukabona ngo urukundo rutangaje Imana ikunda abantu. Urwo rukundo rero nirwo rwatumye Imana ishyiraho umurongo, kandi urwo rukundo turusanga mu Baroma ibice 5 umurongo w'8, ariho bavuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Noneho muri Yohana 3:16 hakabihamya neza uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ndetse twagera mu Byahishuwe 13 umurongo w'8 ho hakerekana ko ibyo ngibyo Imana yabikoze kera, Imana yabigambiriye kera, noneho Kristo yaje kubisohoza, ariko ubundi mu nama y'agakiza byari byarateganijwe. Ndetse niho n'igihe umuntu yari amaze gukora icyaha, Adamu amaze gucumura, Imana yaraje imuha isezerano muri Edeni, ariho tubona mu Tangiriro ibice 3 umurongo wa 15 herekana uko umuntu yagombaga gucungurwa, cyangwa se uko umuntu yagombaga, urubyaro rw'umugore rwagombaga gukomeretsa cyangwa se kumena umutwe w'inzoka. Dukomeje hepfo rero tubona neza ibimenyetso n'ibyacureraga impongano ya Kristo. Kristo rero twabonye haruguru wari warahanuwe mu Itangiriro 3:15, mbere y'uko ibyo umuntu acungurwa hari inzira Imana yateguye byagombaga kunyuramo kugira ngo umuntu azagira ate azacungurwe. Nuko hagombaga kubaho impongano nye, kandi umuntu ahabwa impongano kubera ko hatangwa impongano kubera ko umuntu yakoze hari icyo yishe, hari icyo yakoze kitari cyo, kugira rero ngo imbabazi zibeho, kugira ngo umuntu yongere kwiyunga n'uwo yahemukiye, nuko hagomba kubaho impongano. Umuntu rero amaze gukora icyaha ubwo yari atandukanye n'Imana, kugira ngo yongere kwiyunga n'Imana rero hagombaga kubaho impongano. Iyo mpongano rero niyo Yesu Kristo, ariko ntibyagomba guhita bikorwa ako kanya, ahubwo hagomba gutegurwa inzira bizanyuramo, noneho imbabazi zikabasha guhabwa uwo munyabyaha. Iyo mpongano yashushanyaga Adamu amaze gukora icyaha. Tubona neza ko Imana ikintu yakoze gikomeye ni uko wa mwambaro yari yambaye umaze kumuvaho, Imana yamushakiye undi mwambaro ari wo ukoze mu ruhu. Uwo mwambaro rero washushanyaga gukiranuka kwa Kristo, ndetse ukerekana ugashushanya n'agakiza kazahabwa umuntu. Noneho ibyakurikiyeho ni uko uhereye ku gicaniro kibubatswe n'Aburahamu mu gihugu cy'i Moriya kugira ngo atambe Isaka, no hagati ho igitambo kugeza ku rusengero rwubatswe na Salomo ku musozi nawe Moriya, kugira ngo Imana ibane nabo, ndetse n'amaraso y'amatungo yatambwaga mu bihe by'imyaka myinshi byabaye igihamya rwose cy'uko ari ibimenyetso byacureraga amaraso ya Kristo afite ubushobozi bwo guhanagura ibyaha by'abantu. Hano iyo usomye neza usanga iyo niyo nzira Imana yashyizeho y'uko Aburahamu mu gihe yajyaga gutamba umwana we Isaka ku musozi Moriya, cyari icyigisho gikomeye cyerekana kuko Isaka bundi agereranya Yesu Kristo. Cyari icyigisho gikomeye cyerekanaga inzira bizanyuramo y'uko Kristo nawe ari umwana w'ikinege, nk'uko n'Aburahamu nawe Isaka yari umwana we w'ikinege. None bose bakaba umwe, Isaka yarashushanyaga Yesu, kandi Kristo nawe n'Imana kugira ngo itange Yesu yari itanze umwana wayo w'ikinege. Uko iminsi yagiye yicuma rero, Abisirayeli ibyo Aburahamu yahanuye cyangwa se urugero rw'ibyo yatanze ntabwo byahise bishyirwa mu bikorwa, ahubwo iminsi yaricumye. Abakomotse kuri Aburahamu baza kujya mu Egiputa, igihe kiragera baza kuva mu Egiputa, bavuyeyo bari mu butayu, niho Imana yakoze ikintu gikomeye, ibasaba cyangwa se ibategeka kubaka ubuturo bwera cyangwa se ihema ry'ibonaniro. Iyo usomye rero dusanga ubuturo bwera, ubundi iyo usomye muri Bibiliya usanga bugereranya ibintu bibiri. Iryo jambo iyo risomye muri Bibiliya
bwa mbere ubusomye ubuturo bwera bwubatswe na Mose bwashushanyaga ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ahandi ugasoma ubusomye ubuturo bwera bwite nyirizina buri mu ijuru bwashushanyaga na bwa bundi Mose yaremye. Mu gihe bari mu rugendo rwabo berekeza i Kanani, Imana yategetse Abayisiraheli binyuze muri Mose ko bayubakira ubuturo bwera kugira ngo ibashe gutura hagati muri bo. Imana yerekeye Mose ku musozi ubuturo bwera bwo mu ijuru, maze imutegeka gukora ibintu byose akurikije icyitegererezo yeretswe. Ubuturo bwera bwo ku isi cyangwa ihema ry'ibonaniro bwari bugizwe n'urugo ahera n'ahera cyane. Byashushanyaga umurimo wa Kristo wahanuwe uhereye ku ivuka rye kugeza igihe yahanaguragaho icyaha. Murumva ko ni umurimo muremure ariko wateguwe mu buryo bw'ubuturo bwera. Hari ibyagombaga gukorerwa hanze, hari ibyagombaga gukorerwa ahera, hari n'ibyagombaga gukorerwa ahera cyane. Uwo ni umurimo watangiye kandi n'ubu ugikomeje, ariko uzageza igihe icyaha kizaba kimaze guhanagurwa mu ijoro. Dukomeje rero tubona neza mu Kuva ibice 27 ku murongo wa 9 kugeza 18 herekana ibyari bigize urugo. Mu rugo iyo dusomye dusanga hari hagizwe ubundi hari inzira, hari igicaniro, hari n'igikarabiro. Kugira ngo umunyabyaha rero ababarirwe byasabaga ko umunyabyaha akaza aho mu rugo azanye igitambo. Bwa mbere rero Yesu ari mu isi ubwe yisobanuye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo nzira iza mu rugo yagereranyaga Kristo. Noneho kandi igicaniro cy'ibitambo byoswa nk'uko tubibona mu Kuva 27 umurongo wa 1 kugeza 8, iruhande rwacyo hari aho amaraso n'ibitambo yasukwaga, naho ivu ry'igitambo cyoswa byashyirwaga. Byashushanyaga kumeneka kw'amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu, ayari gukuraho umuvumo w'icyaha kuri iyi si, kandi agaharura inzira yo kwejesha isi umuriro. Ibi ni byo tubona neza byashushanyaga n'igicaniro. Ikindi twabonaga ni igikarabiro cy'amazi cyari hagati y'irembo ry'urugo n'ihema ry'ibonaniro, kandi nicyo abatambyi bakarabiragamo intoki n'ibirenge mbere yo kwinjira mu ihema ry'ibonaniro. Kikaba ari urugero rwiza rw'ukuri kwigishwa na Nikodemu ku byerekeranye no kwezwa mu by'umwuka gukenewe kugira ngo twinjira aho Imana iri, kandi umubatizo nawo ni ikimenyetso. Aha rero harerekana neza ko ibi byose byari bigenewe gukorerwa mu rugo. Iyo yari yo nzira umunyabyaha agomba kunyuramo kugira ngo abashe guhura n'Imana, cyangwa se azabashe kubabarirwa binyuze muri iyi nzira. Noneho yabaga amaze kugera rero mu rugo, biriya byose bigakorwa, hagomba gukurikiraho ihema ry'ibonaniro. Rero ihema ry'ibonaniro ryari rigizwe n'ahera ndetse n'ahera cyane, nk'uko tubibona mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ahera hari harimo ibikoresho bikurikira by'ikigereranyo. Icya mbere, ameza y'imitsima yo kumurikwa. Ahangaha tubona neza ko Yesu ubwe yaravuze ngo ni njye mutsima w'ubugingo. Bivuze ngo iriya mitsima nayo yashushanyaga Kristo. Hari n'igitereko cy'amatabaza cyari kiriho amatabaza. Iyo usomye neza hano dusanga igitereko cy'amatabaza cyashushanyaga cyangwa se cyagereranyaga itorero ry'Imana rizabaho mu bihe byose. Iryo torero rikaba rigomba kubaho rifite ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana kugira ngo rigire umumaro rifashe abantu, ni uko rigomba kuba ririmo
ririmo umwuka wera, kuko Yesu ubwe yaravuze ngo aya magambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Noneho hakurikiragaho igicaniro cy'imibavu. Igicaniro cy'imibavu nacyo cyari kiri aho kubera ko nacyo cyagombaga gukoreshwa buri munsi muri wa murimo wakorwaga n'abatambyi wa buri munsi. Cyashushanyaga ukudusabira kwa Yesu ubudacogora, gufite impongano nziza ivanze n'amashengesho yacu, nk'uko tubona mu Baheburayo 7:25 n'Ibyahishuwe 8:3 kugeza n'4. Ibi rero nibyo tubona neza byaberaga ahera, byari biri ahera cyane. Byasabwaga abatambyi, nibyo bifashishaga mu buryo bwo kugira ngo babashe ibyaha bibashe kuva ku munyabyaha bijye mu buturo bwera. Iyo umunyabyaha yabaga azanye igitambo, yagomba kukizana, yarangiza ubwe akagisogota, yarangiza akakivugiraho ibyaha bye, yarangiza amaraso umutambyi akayafata akayajyana, amwe akayamena ku gicaniro, andi akayajyana akayamisha ku mwenda ugabanya ahera n'ahera cyane. Ubwo ibyaha bikaba bivuye kuri wa munyabyaha, umutambyi arabitwaye akabigeza mu buturo bwera, noneho bikaba bigeze imbere y'Imana. Ariko twibuka ko ibyo ni igishushanyo cy'ibyaberaga mu isi. Noneho tugere ahera cyane, nk'uko tubibona mu Baheburayo 9:3-5, hari harimo ibikoresho by'ikigereranyo bikurikira. Hari isanduku y'isezerano. Iyo sanduku y'isezerano yari ikimenyetso cy'uko Imana yari ihari. Muri iyo sanduku hari harimo ibisate 2 by'amabuye, byariho amategeko 10 yera yanditswe n'urutoki rw'Imana. Ibyo byari kandi biracyari imvugo y'imico y'Imana idashobora guhinduka. Hari n'intebe y'ihongerero yari hejuru y'isanduku. Intebe y'ihongerero nayo yari ahera cyane, yari hejuru y'isanduku y'isezerano. Cyari ikimenyetso kigaragaza, kuko yari itwikiriye amategeko yishwe, niho Imana yari iri mu buryo bugaragara. Ibi byashushanyaga ubumwe bw'imbabazi n'ubutabera mu mugambi wo gucungura umuntu, kandi byari ikimenyetso cyerekana rwose intebe ya cyami y'Imana ikomeye, ivuga izina ryayo nk'Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Ikindi cyari mu isanduku y'isezerano tubona, hari harimo urwabyo rwa manu. Urwabyo rwa manu tubona neza ko cyari ikimenyetso, cyangwa se cyari urwabyo rwa manu rukomoka kuri manu Imana yahaye Abisirayeli bari mu ngendo, mu gihe bahabwaga ibyo kurya. Noneho Mose asabwa gufataho, ashyira mu rwabya, bararubika kugira ngo kibe ikimenyetso kizaranga ubwoko bw'Imana mu buryo bwo kugira imibereho myiza, mu buryo bwo kwirinda, mu buryo bwo kurya ibyo kurya byera byejejwe Imana yemera. Niyo mpamvu no muri ibi bihe byacu umwuka w'ubuhanuzi utwereka neza ibyo tugomba kurya, bishobora kudutungira umubiri, bishobora kudutungira tukagira amagara mazima, tukagira imibiri mizima. Niyo mpamvu urwo rwabyo rero rwa manu rwabitswe kugira ngo mu bihe byose ubwoko bw'Imana buzabeho bufite amabwiriza y'uko bagomba kurya, n'uko bagomba kunywa, n'uko bagomba kwambara. Ikindi cyarimo ni inkoni ya Aroni. Inkoni ya Aroni nayo yerekanaga uburyo Imana ishyira ibintu kuri gahunda, igashyiraho ubuyobozi kugira ngo ibintu byose bikorwe neza, buri muntu wese adakoze uko ashaka, n'undi ngo akore uko ashaka, ahubwo byose bigakorwa kuri gahunda y'Imana. Niyo mpamvu hariho ubuyobozi, aribwo bwari buhagarariwe n'iyo nkoni ya Aroni. Ubuturo bwera bwo ku isi rero n'imirimo yabwo yari ikigereranyo bwashyizweho n'Imana mu buryo bw'agateganyo kugira ngo yigishe Abayisiraheli ndetse natwe ibyerekeranye na gahunda y'ibitambo
ibyo byose byakorwaga kugira ngo abantu babashe cyangwa se twese tuzabashe kwiga inzira Imana yashyizeho kugira ngo umuntu azababarirwe kubw'amaraso ya Yesu, ariko kugira ngo umuntu abashe kubyumva bijye mu mutwe ni uko hagombaga gukorwa ibintu bigaragara bifatika, umuntu akabasha kumenya ukuntu icyaha kugira ngo gihanagurwe, icyaha cyazanye cyangwa se cyateje akaga gakomeye. Kugira ngo umuntu ababarirwe rero bisaba inzira ndende cyangwa se bisaba ikiguzi kiremereye cyangwa se gihenze. Dukomeje hepfo rero tubona ubutambyi. Ubutambyi, habayeho ubutambyi bw'uburyo bubiri. Ubutambyi bwa mbere ni ubwakoreye muri rya hema ry'ibonaniro ririya ryubatswe na Mose. Abatambyi nk'uko tubisoma dusanga bakomokaga mu muryango wa Levi. Abo ngabo ni umuryango wari waratoranijwe kugira ngo uzakore uriya murimo wo mu ihema ry'ibonaniro. Bo barakoze bageza mu gihe cy'ubuturo bwera bwo ku isi. Hagomba kubaho rero ubundi butambyi butandukanye n'ubwo ngubwo ari bwo butambyi bwa Yesu Kristo. Hano rero tubona neza amagambo atubwira ngo hari ibintu bibiri byaranze ihinduka ry'ubutambyi uvuye kubwo mu isi ukajya kubwo mu ijuru. Igihe Kristo yabambwaga ku isi ku musaraba, gutabuka k'umwenda wo mu buturo bwera byerekanaga ko ibitambo by'Abayuda n'imihango yabwo yakorwaga bitazongera kwakirwa ukundi. Mu gushishimura imyambaro ye, Kayafa yari yivanye ku murimo wo guhagararira Imana. Imana ntiyari ikimwemerera ukundi nk'umutambyi mukuru uyikorera. Aha rero harerekana neza itandukaniro ry'ubutambyi bw'Abalewi n'ubutambyi bwa Yesu Kristo. Noneho tugeze ku bitambo bya buri munsi. Ibitambo bya buri munsi rero nigeze kubikomozaho hirya. Tubona neza ko ibitambo bya buri munsi, umunyabyaha iyo yabaga yakoze icyaha yazanaga igitambo yakigeza ku ihema ry'ibonaniro mu rugo, ubwe akagifata akakivugiraho ibyaha, akagisogota, yarangiza amaraso yacyo umutambyi akayafata akayasuka ku gicaniro, andi akayamisha ku mwenda wagabanyaga ahera n'ahera cyane. Noneho igitambo kikaba kigomba koserezwa ku gicaniro, igice kindi kikaba kigomba kuribwa n'umutambyi. Ikindi cyakorwaga rero buri munsi ni uko muri uwo murimo wo gutambira abanyabyaha, ikindi cyakorwaga ni uko bimwe byabaga biri gukorerwa hanze mu buturo bwera, imbere muri cya cyumba cy'ahera hari undi murimo wabaga uri gukorwa wo kosa imibavu. Uwo murimo nawo, iyo mirimo yombi yagombaga kugendana, kuko yagombaga kuzuzanya, kuko igihe umutambyi umwe yabaga ari kosa igitambo hanze, bivuze ngo ari guhongera umunyabyaha, hagombaga gukorwa n'undi murimo imbere mu ihema ry'ibonaniro wo kosa umubavu, kugira ngo impumuro ya cya gitambo ibashe kwivanga n'impumuro y'umubavu, noneho bibashe kuzamura umwuka mwiza, kuko ubundi igitambo bwacyo ntabwo cyari kuba gihagije hatariho impumuro cyangwa se hatarimo umubavu. Ibyo byabaga bishatse kuvuga iki? Kugira ngo umunyabyaha ababarirwe agomba gusaba imbabazi, ariko imbabazi ze asaba zikaba zivanze n'imbabazi Kristo nawe amusabira. Niyo mpamvu byagombaga byose gukorwa icyarimwe, bikazamuka bikagera kuri Data wa twese, byombi biri kumwe. Kubera ko ibyaha by'Abayisiraheli byashyirwaga ku buturo bwera muri ubwo buryo, ahera haranduzwaga, maze bigatuma hakenerwa umurimo wihariye kugira ngo ibyaha bikurwe mu buturo bwera. Imana yategetse ko buri cyumba cy'ubuturo gitangirwa impongano.
ni muri ubwo buryo rero Imana yari yashyizeho ko mu gihe cyo kweza ubuturo bwera ku munsi w'impongano hagombaga gutambwa igitambo cy'igicaniro cyo gutambirira cya gicaniro no gutambirira cya cyumba cy'ahera kugira ngo ubuturo bwera bubashe kwezwa. Ibyo byakorwaga ryari rero? Byagombaga gukorwa ku munsi w'impongano. Ku munsi w'impongano rero hakorwaga iki? Hagombaga umutambyi yafataga igitambo agafata amaraso yacyo, ubwo ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, akayajyana akajya mu cyumba cy'ahera cyane, noneho agahongerera cyangwa se akeza ubuturo bwera kubera bya byaha Abayisiraheli babaga barihannye muri uwo mwaka wose, byabaga byarabavuyeho bikaba biri mu buturo bwera. Noneho umutambyi yagombaga kweza ubwo buturo bwera ibyaha Abisiraheli bose bakoze bihannye bababariwe, akabitongera ihene ya Zazeri, noneho ubuturo bwera bukezwa, ya hene ikabujyana mu butayu, noneho ubuturo bwera bukaba burejejwe. Ariko umunyabyaha wabaga atarihannye nk'uko bikwiriye, aho ngaho niho yagombaga guhita agaragarira, kuko umutambyi yarasohokaga, wa munyabyaha utarihannye by'ukuri agasesa ibibembe, noneho abihannye by'ukuri ubwo Imana ikabemera, ubu nta kindi kimenyetso cyabagaragaraho kuko bo babaga bagize bate, babaga bababariwe. Icyagomba gukora kiraho rero ni iki? Hepfo tubona neza noneho ibyo ni ibyakorwaga mu buturo bwera bwo ku isi. Noneho rero tugiye kwimuka tugera mu buturo bwera bwo mu ijuru, kuko ibyo byakorerwaga mu isi ariko bishushanya ibigomba gukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Niho tugeze ahantu bavuga ngo umurimo wa Kristo ahera. Tubona neza ko umurimo w'aheraho ku isi, ahera n'ahera cyane cyangwa se mu buturo bwera, umaze kurangira, noneho Kristo ubwe yari igitambo ariko ari n'umutambyi. Niyo mpamvu amaze gutambwa, amaze kuzuka, yagiye mu ijuru ajya ahera, ajyanye ibyaha by'abihannye, babandi bababarirwaga buri mwaka, ibyaha byabo ubwo yabikuye mu isi arabyimukana abijyana ahera. Ndetse n'abagiye bakurikiraho mu bihe byose bihanaga bakomezaga kuba barababarirwaga, uwihannye akababarirwa, uwihannye akababarirwa, ariko ibyo bababariwe byakomezaga kuba byanditswe. Bivuze ngo mu binyejana 18 cyangwa se mu myaka 1800 Kristo yadusabiraga imbabazi kuri se, abihannye bakababarirwa ariko ibyaha bikagumaho. Niyo mpamvu turi buze kubona hepfo urubanza rw'igenzura rwabayeho kugira ngo bya byaha byababariwe noneho habeho uburyo bwo kugira ngo bwo guhanagurwa, aribyo bijyanye na wa mutwe w'icyigisho twabonye uvuga ngo guhanagurwa kw'ibyaha. Guhanagurwa kw'ibyaha rero byo byatangiye ryari? Hano herekana neza ko byatangiye mu 1844, aribwo ubuhanuzi bwari bwaranuwe na Danieli mu bice 8:14 bwavugaga iminsi 2300 ko aribwo ubuturo bwera buzezwa. Uwo murimo rero niwo watangiye mu 1844, ari wo guhanagura ibyaha bya bindi byihanwe n'ubwoko bw'Imana bukababarirwa ariko bigakomeza kuba byanditswe. Uwo murimo rero wakozwe hano iyo dusomye tubona ko ibyaha byababariwe cyangwa se byahanaguwe, cyangwa se urwo rubanza kagenzuzi ni urubanza rureba ubwoko bw'Imana. Ntabwo ari abantu bose bo ku isi, ahubwo ni abantu bihannye, ni abantu binjiye mu itorero ry'Imana, noneho bakemera cyangwa se bakizera igitambo cya Yesu Kristo, bakemera ya mpongano. Abo nibo mu rubanza habaho kugenzura, kureba ko ibyo bahamije, kureba ko ibyo bavuze ko batandukanye n'icyaha, ko babashije kubishyira mu bikorwa koko. Kubera ko ikintu gikorwa ni uko iyo umuntu yihannye akinjira mu itorero, ibye bitangira kwandikwa mu ijuru. Birandikwa buri munsi, bikandikwa. Bwa mbere izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ryamara kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, noneho ibyo agiye kujya akora buri munsi bikandikwa mu gitabo cy'urwibutso.
bwa mbere habanza kwandikwa ibyiza akora buri munsi birandikwa, imirimo, amagambo avuze, ibikorwa akoze byose byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Ku rundi ruhande hakandikwa n'ibibi nabyo akoze, nabyo bikandikwa buri munsi, amagambo avuze, ibikorwa akoze byose nabyo birandikwa. Noneho urubanza rero icyo ruberaho ni ugufata bya bindi rukareba ibyo yakoze byiza, rukareba n'ibyo yakoze bibi, noneho Imana igaca urubanza ishingiye kuri ya mikorere ye, ku byo yagaragaje amaze gutanga ubuhamya ko yiyeguriye cyangwa se yinjiye mu itorero ry'Imana. Niyo mpamvu uwihannye by'ukuri akumvira Imana by'ukuri, uwo nguwo niwe Yesu asabira imbabazi kuri Data wa twese, noneho ibyaha bye bigahanagurwa. Kubera ko icyo ukoze cyose hari umuntu uvuga ko yihannye, ariko imyihanire ye Yesu we yabireba akabona ntabwo bijyanye no kwihana. Uwo rero ntabwo Yesu amuvuganira, ahubwo uwo nguwo ibyaha bye agira ate, arabigumana. Inshingano yacu ikomeye muri iyi minsi mike isigaye y'igihe cy'imbabazi, abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo bakwiriye kwibabaza imbere y'Imana, batewe umwete, bakwiriye kwinira bakisuzuma mu mitima yabo umwuka udafashije kandi w'ubupfapfa ugundiriwe na benshi bavuga ko ari abakirisito, ugomba kurekwa. Dukeneye gukorera agakiza kacu dutinya, duhinda imishyitsi. Hano harerekana ko inshingano yacu ikomeye niyo kwisuzuma no kwigenzura, kubera ko tugeze mu gihe turi gukurikiranwa, kandi tugakurikiranwa mu rukiko twebwe tutanahari, kandi ntabwo tuzi igihe cy'imbabazi umwanya kizamara. Niyo mpamvu bisaba ko buri wese yisuzuma akigenzura, akareba ibidakwiriye akabikosora, akareba icyaha atihannye akakihana akagisabira imbabazi, akareba itaragenze abo bafitanye ibibazo bakiyunga. Muri aka gihe gatoya dufite kugira ngo imbabazi zizarangire, buri wese amaze kwiyunga na mugenzi we, amaze kwiyunga n'Imana. Umwanzuro rero ni uko muri iyi minsi ya nyuma abakirisito n'abanyabyaha bazaba bakiri ku isi mu gihe imbabazi zaba zirangiye. Imirimo yose izakomeza gukorwa, abantu bazakomeza guhinga, abandi bazubaka, abandi bazakora ibyo bashaka, kandi imbabazi zarangiye. Niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo buri wese, kubera ko ntawe uzamenya igihe imbabazi zarangiriye, bizasaba ko imbabazi zirangira, imirimo tuyikomeze kandi twibwire ngo turacyafite imbabazi kandi zarangiye. Umwanzuro ni uko buri wese yakwigenzura bigishoboka, maze tukabasha kwiyunga n'Imana, ibyaha byacu bigahanagurwa, amazina yacu agakomeza kuba mu gitabo cy'ubugingo. Abagize ubwoko bw'Imana ntibagomba kumva ko batagifite umutwaro w'icyaha kugeza igihe Imana izaba imaze kurimbura uwabaye inkomoko y'icyaha. Iki ni cyo gihe dukwiriye kwibabaza, tukisuzuma mu mitima yacu mu buryo bwimbitse, kandi tugasenga dushyizeho umwete, dusaba ko ibyaha byacu bihanagurwa, aho kugira ngo amazina yacu ahanagurwe mu gitabo cy'ubugingo. Uyu niwo mwanzuro buri wese akwiriye gufata, wumvisha iki cyigisho, wumvisha inkomoko y'icyaha, akumva ukuntu Imana yashyizeho uburyo bw'imbabazi, uburyo umuntu yababarirwa, inzira byanyuzemo, noneho tukaba tugifite agahenge ko kuba twababarirwa. Buri wese yisuzume, yigenzure. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira abantu bose bazakurikirana icyigisho. Imana idufashirize hamwe mu izina rya Yesu.